Shalom, shalom. Baye ikaze abakunzi bacu muri kiganiro cy'uyu munsi, aho dufite umutumirwa nko mureba uko bisanzwe. Twiyemeje kujya tuzana abantu batandukanye kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Muri cya kibanza twiyemeje ko tugomba kuza duhuriramo tukaganira, tukungurana ubwenge cyangwa se kumenya, kubera yuko twasanze ibyo umuntu afite bidahagije, akeneye ibindi kujo afite. Hanyuma rero nagira ngo tudatwaye umwanya tuze guha umutumirwa wacu umwanya atwibwire, tubone kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urakaze neza umutumirwa. Murakoze cyane. Mazina ni Rubibi Robert, umukristo namenye Imana nakiriye agakiza. Sengera mu itorero rya Mahanayimu Revival International Ministry ikorera Icyaka. Urakaze neza muri kibanza. Murakoze cyane. Baye ikaze. Tubwire ikibazo hano hari umutekano. Kibanza kigira umutekano. Akibazo Bagutera. Nugira icyabaza arakibaza muri utaratibu. Murakoze cyane. Kandi biraza kudufasha. Rubibi waruvuze kuri umukristo. Ushobora kumukigira wakirijwe. Ndabyibuka umukristo wese azamenye igihe yaviriye aho yari ari, akanamenya n'igihe naho yageze kugira ngo ahinduke ubundi. Muri abakristo bose bazigiye bakirijwe? Batabimenye keretse uwavutse akijijwe. Aho Ariko utaravutse akijijwe agomba kumenya igihe yakirijwe n'umunsi yakira agakiza nk'umwami n'umukiza. Ko hari abavuga ko bo batazi igihe bakirijwe. Ngaho waruvuze se bavutse ari abakristo? Nawe wemera ko abavutse ari abakristo? Ariko nta nubwo umuntu ashobora kuvuka, wavuka ku babyeyi babiri bakijijwe, ariko nawe agakiza kubera ko ari umwihariko. Ijambo ryanditse muri Yohana ibice 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera umwe apana abamwizera. Kuko umuntu adashobora kwakirira agakiza mu babyeyi be, kuko bavuga ngo abavyeyi bakijijwe nawe ngo agakiza ni personal. Nawe ngo yarakijijwe. Agakiza ni personal, ni umuntu ku giti cye. Murakoze cyane. Okay. None se aba bavuga ko bo bavutse bisanze mu kanisa ari abakristo batazi nta ubuzima bw'upagani babayemo, nibo babavuga hiki? Aba bantu nabavugaho ibintu nk'abingahe, ariko cyane umwihariko umuntu ashobora kubaho atafite amakosa yakoze cyangwa icyaha icyo ari cyo cyose yakoze mu bwana bwe, ngo agere igihe yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko kandi hari igihe cyageze n'ubundi arakizwa. Ushobora kubaho bakizwa iki kandi atarakoze ibyaha? Ngiye kubivuga. Ugasobanukirwa Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukamwemera, ukatura kumwemeye. Ushobora kubaho utarakoze amakosa, ariko kandi nta nubwo wabaho inyuma ya Yesu Kristo nta makosa ukoze, kuko Yesu niwe uzi utubwira ko ari amakosa. Nawe uzi iyo atibutse mu mutima, niwe uzi ukubwira icyo unena n'icyo utanena. Unena urabyumva. Ni ukuvuga ngo biriya unena niyo makosa. Biriya unena iyo ataraza mu mutima, nta Yesu Kristo ataratibuka mu mutima, ibintu byose ni bisanzwe. Ibyaha bitoya umuntu akora mu bwana ni ugutukana, ni ugukora andi makosa umuntu ashobora gukorera mu muhana, ni ugukora andi makosa umuntu ashobora gukora mu bwana bwe mu mirimo y'ubwana, cyangwa se ubwana avuga. Ni igihe ushobora kubuza ikosa ukoze, ariko kandi utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uzi umenya ko ikari ikosa, ikatari ikosa, tugomba kurukora. Yego. Ukagirinda. Yego. Buri umuntu yatarakira umwami Yesu haba afite umutima umubuza ikintu runaka ko ari kibi cyangwa se wakubuza gute? Yesu atari mu mutima ga nta kubuza. Wabuzwa, wakora iby'ubufura, ariko kandi witwa imfura, ariko ntiwitwa umukristo. Yego. Ukuvuga ngo utarimo gukora amakosa utarakira Kristo uri imfura.
utarimo ukora amakosa utarakira Yesu Kristo. Bajya abantu badakora ibyaha batarakiriye Yesu Kristo. Uri imfura. Ariko bugise baba baheze mu badakora ibyaha kuri. Gute se wabaho kudakora ibyaha? Mu bandi ugaragara nk'imfura, abantu bakavuga kuri imfura. Ariko kuri uba ufite amakosa, ufite ubuzima ubayemo bw'ibanga, ufite ubundi buzima bw'ibanga ubayemo burimo amakosa. Ziriya mfura twitaga imfura, twita n'imfura, ariko zitarakira umwami Yesu, abantu bakazita imfura hanze. Yego. Bazishinja ibyiza. Nazo no kuvuga ngo hari ubuzima buri ashobora kuba zibayemo, zari zibitseho ibindi bintu by'ibanga abandi bantu batari bazi, ariko kandi bitarimo Kristo, bitarimo ubukristo. Yesu ni uzuhesha umuntu ku Yesu yazareka n'ibyo akora. Iyo atibutse mu muntu nabyita ko Yesu Kristo azamera, iyo atibutse mu muntu azamera nk'umugore utwite. Umugore utwite ajyagera igihe akazinukwa bimwe, akarara ibindi, akagira ibyo yanga, akagira ibyo akunda. Iyo umuntu ageze Yesu Kristo atibutse muri we, azagenda kurangira buri kintu cyose ko iki kintu nta makosa, iki kintu ni cyiza. Yesu Kristo niwe mucyo. Abatarakira Yesu Kristo nk'umwami, nukuvuga ngo ibyo bakora byinshi birimo ibindi bintu byihishe. Nimba ari byiza ni ubufura, ariko niba nta byiza bafitemo, bemereye Yesu Kristo nk'umwami, bakire Yesu. Uvuze ndumva n'undi icano yacu ni icano ishingiye gutanga amakuru y'ubwami. Yego. Abantu bakakira umwami Yesu Kristo, niyo tunyujije mu biganiro ariko bigamije kurebera hamwe se ibintu bihuriye no Kristo. Yego. Dufite ikibazo nifuje ko tuganira uyu munsi, nibajije nifuza ko twafasha ndetse abadukurikira kugira ngo nawe wenda twese dusobanurire hamwe. Kubera iki abakristo kuri none ureba ukabona iyo umwe agize ikibazo, izi ngorane arashwe umushari ku rugamba, turi ku rugamba, barakurusha umushari. Niki kiri mu gutera abandi bakristo bagenzi be kuzana bagahorereza aho kumurengeza ngo bamurokore cya gihe yaguyemo? Yego. Utekereza ko ari iki? Ni ukubera iki iyi sura unabireba kubera cy'ahantu henshi hatandukanye izo ntambara dufite abakristo kuri none? Yego. Tuzihoramo, tuhora turwana intambara buri munsi. Ariko none ikiri mu kuntangaza nuko urugamba turiho umwe wacu araswa. Yego. Twaba ari inyuma tuba turasa umwanzi, tugahita duhinduka twabanza tukamuhorereza. Ubona ari iki kibitera biriya bintu biterwa no kutamenya kuri umusirikare. Paulo yaravuze, yaranditse ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Arongera aravuga, yandika amagambo y'umusirikare. Aravuga ngo nta muntu wandikiwe kuba umusirikare ngo narangiza yishire mu by'ubugingo. Ubuzima bw'igikristo ni ubuzima bw'igisirikare, ni ubuzima bw'intambara. Iyo wiswe umusirikare, nta musirikare ubaho nta ntambara zitari. Nta ntambara agwana. Yego, umusirikare menizi ko ubwo umusirikare menya ko ari intambara. Hariho intambara. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umusirikare, twese hano turi muri kino gihugu cya Uganda, dufite abasirikare barinze umutekano w'igihugu cya Uganda. Igihe umwanzi yogira haturuka hariho hose muri kino gihugu, umusirikare niwe ubanza kugira gute? Kurwana. Ubuzima bwa gikristo iyo tubutangiye, tuba turimo turwana na Satani. Naho niho mpereye. Akoze cyane. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tuba turimo muri buno buzima bwa gikristo, igihe twinjiye mu muhamagaro wo kwakira Yesu Kristo, tuba dutangiye urugendo rw'intambara. Intambara zimeze gute rero? Ni intambara zacu na Satani. Wibuke aho Yesu yavuze ko Yesu yagiye ku musozi amara iminsi 40 n'amajoro 40. Umunsi asoza ayo masengesho, Satani arageragezwa. Satani iramutera. Uko kumutera rero nizo ntambara. Ntabwo twebwe turwana intambara zo kurasana, nubwo turwana intambara zo twica uburyo bw'umubiri ngo utahane uruguma runaka. Ariko kandi turwana n'imyuka. Paulo yaranditse ngo n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, yandikira Abaefeso. Ni imyuka y'ahantu ho mu ijuru, n'abami bategeka isi y'umwijima. Nizo ntambara turwana. Anaturangira n'intwaro tugomba kugira gute? Gutwara. Mutware kwizera,
hari urukundo, mutware urukundo, mutware kwihangana, mutware intwaro zitandukanye zo kugira gute, zo kurwana urwo rugamba. Hanyuma rero kutamenya ko turi ku rugamba nico gihe Byishimo araswa. Byishimo n'uyu nguyu turi kumwe araswa. Mu gihe yarashwe hano hanze, nanjye ndafasha abandi kugira gute, kumuhorereza. Ariko ubundi mu gisirikare nyacyo abantu babanye n'abasirikare cyangwa bababaye bazi amategeko y'igisirikare. Iyo umusirikare arashwe muri ku rugamba, mushobora kuhasiga abasirikare benshi mushaka kumurwanirira kugira ngo bigende gute, kugira ngo muramire ubuzima bwe, kuko agasigaranye wa mwuka mushaka uburyo mumwikorera, mugeze kwa muganga, mumuvure, bamwiteho, baterateranye, nimba ari amagufwa yacigaguritsemo, niba ari imitsi bayidode, nimba ari uruguma runaka afite, gongere kandi rugire gute, umuntu yongera asubirane umwuka, asubira abe muzima. Tuzi abantu benshi mu buryo bw'intambara z'isi bagiye baraswa, bikagera mu rwego rwo gutekereza ko ageze gute, arangije, ariko kandi Imana ikagira gute, kubera ko bamurwaniriye bagenzi be, baramuhisha, baramwikorera, bamujana kwa muganga baramuvura, agaruka mu buzima bwe, arongera agaruka mu buzima bwe buzima, akomeza iki, umurimo w'igisirikare yagize gute. Ni ukuvuga ngo aba bantu bahorereza nuko batazi amabwiriza y'igisirikare. Aba bantu bahorereza rero ntabwo bazi icyambere, tibazi inshingano z'igisirikare. Iyo winjiye mu bwami bwa Yesu Kristo, utangiye intambara, izo ntambara rero iyo utazi ko iyo wiswe umusirikare ariko ntumenye kuri mu ntambara, ntumenye icyo ukora, urasa mugenzi wawe. Wow, that's good. Warasa mugenzi wawe kubera kutigishijwe igisirikare, kubera kutigishijwe amabwiriza yahuri. Yes, of course. Habirigeze umva nk'ibi turimo kumva hano ku mbuga nkoranyambaga z'abantu, umuntu yinjira igisirikare umunsi umwe ngo baye ahabwa cya gipeta kinini. Bariya rero ntabwo abazi uko baryo bikoresha, arabyuka mu gitondo akiyita uko yise, ugaca mu kindi gitondo akiyita ukundi. Ubwo rero ntashobora kumenya agaciro k'umusirikare mugenzi we ngo namenye n'urugamba barimo barwana. Bariya rero bahorereza, mw'abantu mwe, mw'abasirikare mwe, mw'abakristo bagenzi bacu mwe, murahatandukanye. Nimwomore, nimumenye ko wanyu yatewe, nimumenye ko wanyu yarashwe, mumwegere, mumwomore, yongera asubire mu buzima bwiza, yongera abeho. Mumukingirize, mumuheke, mumuhishe. Ndakumva. None se aba hari n'abandi bo bataza ngo bahorereze aho umwanzi yarashe umuntu. Yego. Ariko noneho bo bamara kumenya ko uyu muntu batakimwishimiye ahari, bakaba nabo ubwabo bashaka inzira zo kumukura ahari bakoresheje kumusenya. Abibura bavuga iki? Abo gabo ni bakarando. Naramaguru turabavuga utuntu, abo ni inyuma y'ababi, kuko hari ahantu ugeruka bakabura ati uyu muntu izi ntambara yahuye nazo, aba bantu nibo bazimuteye, kandi bari bo bazimuteye. Ukabona ni bagenzi be n'abakristo, n'abafatanyije umurimo, ariko propaganda yo kumusenya no kumumara, bakavuga ko ari we bayikoze. Abo bantu bo bavuga ese aba bantu bafite karite y'ubukristo? Abo akenshi twabita abakristo, akenshi turabavuga butumwa hirya no hino. Iyo habayeho itorero runaka, ubundi agatuti kabavuga butumwa ndikaba mu ikanisa, kaba hanze, kaba kwibarabara, kaba mu cyaro, kaba munsi y'igiti. Iyo mihabe na hano turi hano ni ku gatuti kabavuga butumwa, kuko ubutumwa buragera harenze umwe, burumvuga n'abantu barenze umwe, burarenga umupaka wa kino gihugu turimo, burarenga imipaka wa Afurika, biragera ku bantu bose bashobora kuba batunze ahantu ashobora gukurikiranira amakuru anyuze ku ikoranabuhanga. Umuntu wese ufite telefone, umuntu wese ufite telefone nini, umuntu wese ufite TV arashobora kuza gukurikirana amakuru. Naha niho haba agatuti kabavuga butumwa,
no mu cyaro iyo ngiyo hirya ndaza kuguha story zo kunyibutsa ahantu twagiye kuvuga ubutumwa biba ngombwa ko tunanirwa kuvuga ubutumwa twandika impapuro turazinyanyagiza kubera ko aho hantu hatari ubushobozi bwo kuvuga gukuba wavuga strategy zivuga ubutumwa na telefone ntwari yemereye kuyihageza ariko kubera ko twari twabisengeye kandi twagendereye kugira gute kuhavuga ubutumwa kuroba turujira umuhengeri ntarya Yesu yabwiye Petero aramubwira bati urushundura rusubiza akazi kacu sako gusora abantu uyu sako gusenya nako kuzana basenyusa ahubwo kugera rero ku kibazo warumbajije ni ukuvuga ngo umuntu wiha imbaraga zo gusenya ugasenya uwanyu uzi ko yari yubakitse wa musirikare we ntiwamenye icyo ugomba gukora wa mukristo we ntiwamenye icyo ugomba gukora warashe mugenzi wawe gute bene uwo nguwo warahanwa by'umwihariko agahabwa n'igihano mu buryo bundi agahabwa igihano kiremereye kuko yagize gute yiciye mugenzi we ibyo rero biva gushaka kwikundisha ugasanga wowe mwiza wewe senior pastor akwiteho senior pastor kubera ko wahirisa undi kubera ko umwereka amakosa ya mugenzi wawe uyandi bo dukunda atariko tugize abo duhirika n'ivyo rero nicyo ugomba kwibaza umuvuga butumwa rero turi mu intambara umuvuga butumwa mwiza no kumenya ivyo ugomba gukora mu gihe habaye intambara hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ijambo mwiza nkunda Evangeliste Bizimana yaravuze ngo mu gihe cy'intambara uzaceceke kuko ngo nyuma y'intambara nyuma ya wa muntu warashwe nyuma ya wa muntu wakomeretse cyagihe nyuma y'icyo gihe cyo gukomereka azongera abo umuntu namara uzibaza ibyo wavuze cyagihe yakomeretse sange uzi yorekera bavandimwe aho kugira ngo ugire icyo wakomeretsaho mugenzi wawe cyangwa wahorereza mugenzi wawe wasenya mugenzi wawe musengere hari ababikora reka turi mu kiganiro yego hari abantu bashobora kuvuga ati twebwe icyabaye twe tuba twagiteye yego kiba cyagiye kwisi yego cyangwa se nyiri kubikora wenyine abayishize kuri rubanda ku karubanda yego twebwe turimo dukora ahubwo tubabajwe n'ibyo yakoze none ugasanga kiriya kiganiro cyangwa se kuriya dushobora kuba twatwita umuntu kumusenya iyo babizita ko ahubwo ari ishaka yo kugira ngo kwerekana ukuntu bababajwe n'icyo yakoze byavuga iki ubabajwe ntabwo aje kuri social media ngo abivuge bababajwe n'ibyabaye ntabwo waje kuri social media ngo bivuge kuko iyo ibi turimo tuvuga no kuri social media n'abandi bavuze ibindi ibi birenga umwe kandi umutukiza si ngombwa ngo baze uje hariya si ngombwa ngo baze uje unyure kuri social media ngo ubone kumukiza tibikunda uvuga twebwe aho twomorera ibisebe isaha oya saha twomorera ibisebe cyakoze aha tworangiriraho abantu urugendo rwiza aha twatanga impuguro nziza z'uburyo bwo kudasenyana ariko kandi icyiza kiruta ibindi nimba umuntu yagize ishite runaka nimba umuntu yagize aho atebagara niba umuntu yoba satani yamuteye akikorera ikintu kibi kikamuvaho wenyine muri yatewe ari mu ntambara hariya rero mumushake mumwegere mumupfukafuke mumurwaneho yongera abo umuntu ni mugari umuntu uyu munsi dutekereza ko adadufitiye akamaro ejo niwe ufite akamaro uriya uhabona ejo ufite uyu munsi afite akamaro ejo usanga ashobora atari we umuntu ni mwiza umuntu akeneye indi gahunda batubwiye mugabo garaguye Imana yaravuze ngo umuntu akeneye indi akeneye umuntu kabisa ndera jambo ryaramfashe cyane waravuze ijambo ryiza riramfashije bivuze ngo aha twakoresha mu gutanga impuguro zifasha ubuzima bw'uwarasitse cyangwa se umuntu wacitse intege mu ntambara runaka yego ukamukomeza ni ukuvuga ngo saga tuti ko kubwiriraho abantu amakosa ko gusubiramo ibyo abantu bakoze bibi nguje nawe kubisubiramo none se hari abo mvungukiraga hari abo twebwe gatumi it's a business tugiye kudandaza kandi abakristo b'intumwa bakora business buriya ni mudandaza ibindi mwoye kudandaza ubuzima bw'abakristo
bacuruza ibindi bicuruzwa bitari byo kuzana, bacuruza ibindi, guhorereza abantu, muvuga amakuru meza, muzobona abantu babakorera views, nimuvuga ibintu byiza, nimukora ibintu, nimurangira abantu zirija mu ijuru, muzobona tuzabakora ama subscribe, tubakorera ama views, turasharinge hirya no hino. Abafite cyane tureke kuzana amakuru mabi, mureke kuzana amakuru mabi, kandi ko muratwumva wa muntu wewe uhaye ukora ikintu kitari cyiza, wewe uhaye uvuga abandi, uhaye wasenya abandi, garuka kubanuka, dandaza ibintu byiza, ureke kudandaza ibintu bipfuye. Kandi ndakeka buriya birashoboka ko umuntu yabonera ifaranga mu nzira nziza cyane, ataziboneye mu nzira mbi. Ifaranga ahubwo ifaranga ko zihuta iyo umuntu yacinzira twe tuvuga ngo nimbi kandi yarangiza tukajya ugasanga nako turanazifuje yazibonye, gatuma nako cyo kuzishaka, ukajya kuzishaka nawe muri bwa buryo, kubera ko nako tubonye zimaze kugera amaboko zabaye nziza, wazimusabye kubera ko utazi aho yazikuye, iyo ziguha kandi ziba zigufitiye akamaro wewe wazisabye. Ariko wewe ufite inzira mbi yazikuyemo, wewe ufite inzira mbi yazikuyemo, umutima ukura kubwira ngo wazikuye ahantu habi. Kandi ifaranga zose turimo turya, twahambye abandi, twakomerekeje abandi, twabirukanye mu kibanza cyo kumva Imana, izo faranga izo ziriho umwaka. Wow. Ubu isi ikeneye amafaranga, sivuga n'abantu, kandi barayijoro kubwo kubona amafaranga, barayakeneye, kandi inzira zo kuyabona ziratandukanye bitewe n'ibisobanuro abantu batanga bitandukanye. Yego, niyo mpamvu narivuze ngo hari abavuga ko they are in the business, bari muri business, barimo baracuruza, kandi icyo bacuruza ni igicuruzwa cyahagaze hanze, so bakiyashize niba kuko babwira ngo bakireke kandi atari bakiyashize n'ubundi n'abandi ko barakireba, aho kugira ngo gitambuke kitabasiga umusaruro. Iyo bakigize iyo bagikoye n'icyo gihugu z'ifaranga, none usanze banki bayiba mu mujyi wa Kampala, mujyi wa Goma, mujyi wa Kigali, mujyi wa Nairobi, ukahanyura uri umukristo, ukahanyura kugasanga nyine banki ko bari abandi ko bari bakorinjiramo bagatora amafaranga bagakomeza bakagenda, wenda n'abari babishinzwe bavuyeho, nawe uri umukristo wo kwinjiraho nawe ngo ugiye gutora ayo mafaranga, ubwo abandi bayatora bibye banka, nawe winjiyemo ko rero utarayimenye si wowe wayimenya, ariko si byiza gutora ibintu biriho umwaka. Uranyibutsa ikintu giye abana bashyira wayimenye, urasanze gusa zirinze hasi, ndibuka igihe kimwe 9 karindwi, turaza kwisubiramo nyuma y'ikiganiro, 9 karindwi igihe timu yitwa Fidel ifashe Uvira, habayeho abantu baramanuka benshi ngo bagiye gukora icyo bita gupiya. Ijambo gupiya nibwo yaryumvishije, babyitaga gupiya ariko ni ugusahura, cyangwa bakabyita gucyaginga mu rurimi rw'icyongereza, rw'akazi. Abantu benshi baragiye baracyaginga, hari abagiye ngo bajye gucyaginga kubera ko batari bazi ibintu, ugasanga cyaginze boîte yuzuye ibibiriti, ugasanga abandi bacyaginze ibintu bidafite akamaro, abandi bazanye amasukari, kandi banki ziri aho ngaho kubera ko batari bazi agaciro k'ibyo barimo. Hanyuma abo bantu bose bagize umwaka. Hari n'abandi bagabo b'abakristo bifashe, jewe ndabazi, notanga ingero zitandukanye, babujije abakristo kuja gutora ibintu biriho umwaka, biriho umuvumo. Yego, abo ndabazi. Kiragoye ariko kiragoye benshi yacu usanga banki yamenye amafaranga bayimenye, amafaranga ziri hasi abandi batora, wowe kareka gutora kubera ko turi abakristo, kandi umukristo, mw'abakristo, umuntu umukristo wese agira icyo agomba kunena, kandi mwuka wera nk'umurezi uzi tutibukamo, uwo niwe udutubwira ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. Wow, umuntu wese afite ijwi rimubwira ngo iki si cyo. Ikintu umuntu akora afite ijwi ryamubujije nicyo kimubera urubanza cyane. Ariko icyo none se bagiye bafite imitima itafite ikigo kibashinja, burya barapfuye, uwapfuye se yogira umutima umushinja, burya icyo akora barapfuye, barapfuye. Umuntu upfuye nicyo niso kizirandanye, hari abapfuye imitima, umuntu wapfuye nta wotekereza, ubundi twe twamuvuga ngo se kubera uwapfuye ntiyovuga, uwapfuye ntiyotekereza, uwapfuye ntiyoreba, uwapfuye nta kintu kiba mu mutima cyo mubwira ngo iki ni kibi. Ariko Imana yadushize inzira zibiri, niko yabwiye,
Bibiri zivuga ngo nabashize inzira zibiri mukore muhitemo mwenyine uhitemo swate kurimbuka swate ubugingo ikintu cyose wakoze umutima ukubwiye ngo kino kintu ni kibi wahisemo kurimbuka niki cyadufasha kugira ngo dushobore kubaho ubuzima Kristo adusaba kuko icyambara dufite hari igihe abantu mu by'ukuri bashobora kubona bo barabashwe batabizi bibwira ko wenda guhorereza ari ukugico bakora cyiza kumbe no bakora ibyimana imbaraga barimo barimana imbaraga bonyine ariko se kugira ngo dusubire ku rufatiro rwiza Kristo adusaba kuko Kristo nk'abavuga butumwa kabera twakora iki umukristo agira ibiryo azarya kandi umukristo agira ibintu bizabimurangira icyambere ni ugusenga tugomba gusenga umukristo wese agomba gusenga warabavuga ko gusenga kugoye gusenga biroroshye gusenga biterwa no kuba byumvishije ariko guhera ubu nyine umenye ko gusenga byoroshye gusenga ni ubuzima nk'uko umuntu arya kurya se kuragoye kandi tuba tugukunze tuba turakeneye abantu bagomba gukunda gusenga ko kurya abantu bagomba gusenga ko kurya umuntu agomba gusenga nk'uko turya kuko utekereza ko iyo ibiryo bishize muri wewe ukumva intege ziracitse inako ugomba kumva iyo watinze gusenga wumva ko ufite icyo waguze muri wewe gusenga rero ni ingirakamaro ibintu bituma tudakora ayo makosa byo tubeshaho ni ugusenga hanyuma tugasoma urugendo ari wo muzingo w'igitabo umuntu wese ahabwa mu gihe yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hari amakuru y'urugendo atubwira ngo muri kino gihe dukore gutya muri kino gihe dukore gutya muri kino gihe dukore gutya icyo nicyo cyonyine cyo dufasha muri buno buzima tukirimo muri nosi kandi umuntu wese agomba kwicara mu gitondo akamenya ko mu gitondo uterwa n'abakomeye baratewe n'abariya muhamu utekereza ko batewe nabo barabagabo kandi n'ubundi n'ibisanzwe satani ntizitera ahadakomeye niko birivuga ngo uhagaze kwibwira ko ahagaze ashobora gukubwa abakunzi bacu turabashimiye mu mwanya mwiza tufashe wo kuganira n'umutumirwa turamushimira mu by'ukuri turashimira umwanya mwiza waduhaye n'ubutaha tugukenera uzaboneka murakoze cyane shalom tubifurije umugisha w'Imana tubifurije amahoro y'Imana data tubifurije kumenya no gusobanukirwa urugendo turimo tubifurije kugira byibuze umuntu umwe wafasha ukongera ukamurema ukamufata ukuboko uwatewe ukamutabara uwakomeretse ukamwomora kandi ibyo byose muri Kristo Yesu birimo tugendana imiti yo gukiza tugendana imiti yo komora tugendana ibinini byo guheza abarwayi bahuye n'izo ntambara kandi ibyo ngibyo byose ni amagambo akomoka muri Kristo Yesu ugiye gutuma ngo dukomeze ikiganiro kandi waravuze ijambo ryiza cyane umuntu wese aharanire kureba ko hari umuyo byibuza warokora ukamukura mu kaga cyangwa utaramenya Yesu Kristo byibuze ari uwatewe uwo mujutse aho yaguye yego ari utaramenya Yesu mukure mu kaga iyo niyo password y'iki gihembwe cy'amezi make dusigaranye y'umwaka kuri ubu bwa cyane murakoze cyane turabashimiye cyane ubundi LPC bisobanura iki mu gihe byiringiro ikibanza cy'ibyiringiro hari ibyiringiro ko icyaguye yego cyo kongera kabaho muhabwe umugisha n'Imana shalom